Abantu bagiye batandukanye rero bari baje banyandikira bambwira bati uzatubwire kuri filime yitwa Isereri, ese byagishe bigenda bite kugira ngo filime yitwa Isereri ze kuba yarangira kuriya mu buryo abantu benshi cyane batari biteguye. Ese haba harabayemo ikibazo kindi, haba harabayemo ikibazo cy'amakimbirane yande nande, ese byaba byaragenze bite ko uwitwa Muri Irene yari yatangira filime iryoshye neza kuko iyi filime yaje kuba ayitangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu, aho hari mu mwaka 2026 nibwo episode ya mbere Isereri yaje kuba igera hanze. Nyuma yo kugera hanze yatangiye kwishimirwa n'abantu bagiye batandukanye, baravuga bati wow, filime nziza yanditse neza. Uyu Muri n'ubundi avuga ko yari yarayiteguye igihe kirekire cyane, ariko yarafite gahunda yo kuzagenda ayikina bigenda ariko bipfa mu bihe bigiye bitandukanye. Rero icyo gihe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu nibwo yaje gushyira iyi filime episode ya mbere hanze Isereri. Abantu benshi cyane batangira kugenda bavuga bati uyu mugabo aje kuba abikoreshwa n'uburakari bwo kubona uwitwa Vestina ndetse na Dore baza kuba bamucika, aravuga ati reka nze mbereke noneho ikizabibanyibagiza. Ahita atangira kuba akinisha iriya filime Isereri. Ni filime urebye yari yanditse ku gitekerezo cyiza cyane ndetse no ku bintu bigiye bitandukanye, ubona ko yari ifitemo ibintu biryoshye cyane muri izi episode ziyendaga kuba zisatira inyanyuma. Abantu rero baje kuba batungurwa no ku itariki 13 aho batari babyiteguye, batari babizi neza ko iyi filime iza kuba yafatwaho umwanzuro umeze utya utunguranye, watunguye abantu benshi cyane batari biteguye. Babona sore atangaje ko finali ibaye, ubwo n'ubundi yaramaze kuba kina episode zisaga 30, ariko abantu bari biteguye ko bari buze kuba babona episode 31, aho n'ubundi uwitwa Shema yagaragaye yaje kuba aza kureba mushiki we Shenge n'ubundi aho kwa Karenzi, aho mushiki we n'ubundi yarari ari kumwe n'ubundi n'uyu mukobwa atereta Aisha wakina Gitandukanye. Rero batangiye kugenda bibaza bati gute uwitwa Muri yatunguranye akabikora kunguko agahita anatangaza ko filime ari finale, nyamara atayiretse ngo byibuze ngatubwire ngo nyuma y'ubukwe azatwereka indi episode yindi izakurikiraho atabigize finale. Abantu benshi cyane rero bahise bambaza ibyo bintu, ariko mitamvuga nti reka nze ndaza kuba nababwira, ariko kugira ngo twinjane muri operation niba koko hari ikibazo cyavutse muri filime cyatumye ifilime ihagarara, cyaba ari ikihe. Ibyo bintu byose rero tuze kuba tubyinjiramo turebe impamvu ifilime yaje kuba igira itya ihagara mu buryo butunguranye cyane ndetse butari bwo niteguwe. Akikintu cyambere giye kugusaba abantu kujya ku munsi ukabanza ugakanda kuri subscribe, ubundi ugatambika hirya cyane kuri ako kamenyetso kagakumwe ugakanda like, ubundi ugatujya munsi ugahita wandika igitekerezo cyawe uko ubyumva. Ngewe ujye kugezaho ikiganiro bituru. Ni iminsi itari myinshi cyane yarishize filime Isereri itangiye. Navuga ko yateje kuba itangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu nkuko twatangiye muri Torombi kubwira. Iyi filime rero yari imaze kuba yagera kuri episode zisaga 30 zose. Ni filime wabonaga ko yayikinwe mu buryo bwiza cyane ndetse mu buryo buryoshye, igitekerezo cyiza cyane, ubona ko ari igitekerezo cyari cyateguwe ndetse cyandikwa neza mu buryo bunonosoye. Rero abantu benshi cyane rero bakibona iyi filime isoka episode ya mbere batangiye kugenda bavuga ibintu bitandukanye, baravuga bati iyi filime igiye gukinwa ikinywe kubera uburakari bwa Muri Irene wari ufitiye Dore ndetse na Vestina baje kuba musezera. Ahita babwira ati rero burangiye ntago munzi, ntago nabura ikintu nkora gishobora kuba cyabasimbura kandi kigakomeza kugenda kinyinjiriza amafaranga. Ni muri ubwo buryo rero yaje kubatangiza filime yitwa Isereri, arayikina ndetse filime itangira kugenda inakundwa cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Abantu bagiye batandukanye batangira kugenda bayikurikirana, bamwe bati nyamara iyi filime ntabwo iri bumare iminsi myinshi cyane itarasenyuka. Abantu benshi cyane bagenda bayitega iminsi. Abantu rero batangiye kugenda bibaza bati ese koko byabibaye iyi filime yabigiye kujyana n'ubukwe bwa Emirene, ubukwe bwarangira n'ubundi filime ikabirarangiye Emirene aza kuba yakwerekeza n'ubundi mu gihugu cy'Ububirigi, aho babenshi cyane bakuze kuvuga ko umugore we aba mu gihugu cy'Ububirigi, abandi bakavuga ko aba mu gihugu cy'Ubudage. Ariko aho ngaho naga icyo kintu ngira ngo twibandeho, ikintu tugiye kwigarukiraho ni kuri kijyanye no kuri iyi filime Isereri yaje kuba ihagarara mu buryo butunguranye cyane. Bamwe bati rero buriya wasanga Muri Irene nyuma yaho bavuze ko adaheruka kuba yagirana ibiganiro n'umuntu witwa Tonality yaba yaravutsemo ikibazo gikomeye cyane. Rero Kaceri akabavuye muri filime, cyangwa abandi bakagenda bihuza n'ibintu byo bitandukanye bavuga bati ese koko yaba ari ikibazo cyuko uwitwa Aisha yarambiye kuba abeshywa urukundo, dore ko babashije abenshi cyane bari barabifashe ko uwitwa Muri yakundanaga n'uwitwa Aisha, ariko Aisha akaba yaratungwe no kubona uwitwa Muri atangiye kuba yagira undi mukunzi. Birero ngo ukaba byari byo byatera uwitwa Aisha kuba noneho asigaye agira muri no filime akaba yakina nabi mu buryo
buryo butunguranye cyangwa mu buryo ubona budasobanutse neza. Ibyo byose rero bikaba byatuma uwitwa Muri afata iyo filime akayikatinga mu buryo bwari butunguranye, dore ko hari na bamwe mu bakinnyi bagiye batandukanye bagiye bavamo, abandi bagenda binjiramo bashyashya, ariko filime niko ibigomba kwandikwa kuriya. Kandi ikindi abantu bakagenda banyotewe bibaza bati ese harakurikiraho iki. Ni filime rero ubona ko n'ubundi episode ya nyuma batangiye kugenda bayisatira, cyangwa finale batangiye kugenda bayisatira, ubona ko abantu nyine bari batangiye kugenda bayiryoherwa cyane, kuko filime ya nyuma iherukaho n'ubundi episode ya 30 yaje kuba irebwa n'abantu basaga hafi ibihumbi 81. Urumva ko n'abantu batari bake cyane utandukanyije n'izindi za mbere zagiye zibanza. Rero abantu benshi cyane rero ubonaga ko bari batangiye kuba bayishimira, ariko iyi filime ihise ihagarara mu buryo butunguranye. Ikintu rero ndagira ngo twinjiremo neza turebe ese ni iki kuko kihishe inyuma y'iyi filime itunguranye ikabihagaraye mu gihe uwitwa Muri yari ari kwitegura gukora ubukwe. Ikihishe rero inyuma y'iyi filime nuko iyi filime buriya uburyo filime ziba zanditse, filime kugira ngo umuntu yandike neza mu buryo buteguye neza, ni ukuntu ushobora kuyandika n'ubundi abantu igihe cyose uzayihagarara cyangwa igihe uzatekereza kuyihagarika, kuko byanze bikunze iyi filime nakubwira ko igomba kuzagira season yayo ya kabiri, kuko season ya mbere yari irangiye, ariko irangira ubona hari uburyo abantu benshi cyane barakibaza ko hagomba gukurikiraho indi filime, ariko filime yanditse neza ni kuriya ibigomba kuba yahita igenda, abantu bakayobora bibaza bati ese harakurikiraho season ya kabiri. Navuga ko nyuma y'ubukwe rero n'ubundi burangiye Eminem amaze kuba yahuguka, yanze kuba yavuga ati nge nindamuka mpagaritse no filime nyamara ntayigejeje kuri finali, abantu benshi cyane bashobora kwibaza bati ese ya filime izagaruka ryari. Nyine ukabona umuntu ayihagaritse mu buryo bugize bute budasobanutse, ariko iyo umuntu avuze ati finali, umuntu agahita avuga ati finali noneho igize ite, irabaye byabonetse bikunze, reka dutegereze season ya kabiri, igihe cyose izazira tuzagira dute, tuzashobora kuba tuyikurikirana kandi n'ubundi ikituryoheye. Ariko aramutse yikatinze wenda akavuga ngo episode ya 30 ntashyireho wenda finale nkiriya, n'ibintu abantu benshi cyane bishobora kuba bikomeza kuba bibashyira mu keragati, cyangwa abantu bagakomeza bibaza bati ese nyine ukabona birabacanze, ku buryo na nyuma ushobora kuza kuyisubukura ya filime akabona ko itari seriye, bikaba byayiviramo kuba yagohombera, cyangwa kuba ya filime yatangira kuba yamanuka ibura abakunzi bagiye batandukanye, kubera ko abantu benshi cyane bari bayibonye ko wayiteguye mu buryo butari seriye. Rero navuga ko kiri ari ikintu cyiza cyane nyuma y'ubukwe rero agomba kuzayisubukura abantu mwe mwarakunze filime Isereri, mwakongera n'ubundi mukazajya mukayireba igihe cyose izaba yongeye yamaze kuba yasohoka. Rero iyi ni inkuru rero mvuze ni byanze bikunze, ntago iyi nkuru nakomeza kuyitindana, ariko wenda reka nze nyibwireho abantu uko bimeze. Abantu bibwiraga bati ya filime ya Muri yamaze kuba yahomba, ya filime ya Muri haje kuba habamo amakimbirane y'utwa Aisha ndetse na Yemirene, baza kuba bahita bafata umwanzo wo kuyihagarika. Abandi bibazaga bati ese Kacere baba baragiranye ikibazo, dore ko adaheruka gukora ibiganiro hano kwa Muri ibyo byose rero ntabwo ariko bimeze. Uko rero nuko uwitwa Muri agiye kuba yakwinjira mu bukwe, kandi mu kwinjira mu bukwe akaba atasiga iyi filime icagase, cyangwa abantu benshi cyane bakibaza bati ese episode iraza gukurikiraho n'ize gukurikiraho. Ariko ubu ngubu n'ubwo yayisukura umwaka utaha cyangwa n'undi mwaka uzaza, nubwo yacaho imyaka 2 byanze bikunze iyi filime mwazagira mute, mwazaba mukitegereze, kuko ifite ishusho ryiza, ijwi ryiza, ubona ko igitekerezo cyiza kimeze neza, kandi mwabonye ko hari ibintu byinshi cyane bitari birazamo. Hari itangiye kuzamo umugore wikeneye akasore gatoya, n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye, ubonaga ko byari bijemo bishyashya kandi biryoheye ijisho ndetse n'amatwi. Kuba umuntu yakurikirana iriya filime nziza cyane rwose, navuga nti Irene rwose wazanye ibintu byiza cyane rwose kabisa. Ukomeze hariya ntabwo twe tuzi ko iriya mpano yindi uyifite, wasanga ufite n'impano yo kuririmba, dore ko n'abo managers akenshi cyane bari byaragiye bigenda neza cyane. Ariko akandi kantu nshaka ko tuzanagarukaho n'ikijyanye n'indirimbo y'uwitwa Vestina ndetse na Dorcas baje kuba basohora nshyashya. Ni indirimbo abantu benshi cyane numvishe bagenda batanga ibitekerezo bitandukanye, nanjye nzaza mbibagezeho none namwe mushyiraho ibitekerezo byanyu, mumbwire muti ese murabyumva mute koko ibi bintu aba bantu bagiye bavuga byaba ari ukuri. Reka duhite tunasoreza aha ngaha mbabwire nti ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugenda mudushyigikira mukora cya gikorwa gikomeye cyane, ni igikorwa cyiza cyane cyo kujya mu munsi mugakora handitse subscribe, ukayikora ubundi ukajya munsi cya ukandika igitekerezo cyawe, ubundi ukajya kuri akamenyetso kagakumwe ugakanda like kugira ngo ibiganiro bibone recommendation. Ubundi ngiye gutegura ikiganiro nakikugezaho ndeturo, mukomeze kugenda rero mudukorera ibyo ngibyo, ibiganiro byacu nakagaruka.